ariko turacyakomeje umurimo w'ivuga butumwa. Hanyuma ndibaza, naje kwibaza, ukimara kuvuga ngo ufite umugore, ndabizi kuko ufite uburize kubona ubukwe bwawe, ndabuzi. None se bimeze bite? Tuvuze ku by'ubukwe bwawe, none bimeze bite? Amwemeze ko mwasubirana, uri kumva uzaguma aho gutyo cyangwa uzazana undi mugore? Kandi none Bibiliya iravuga ngo wa mugore we uzatandukana n'umugabo ari uko habayeho iki? Urupfu. N'umugabo nuko. Ese icyo gishakwe? Yes right, mwongeye kwirirwaho bakunzi ba Birashira TV. Iyi ni yacu yanyu ibagezaho ibiganiro byinshi kandi byizewe. Nkuko bibona kuri screen yacu, dufite pastor wacu tugezaho ibiganiro byinshi, akunze kubagira abatumirwa benshi cyane. Gatangiye tumusuza, wongeye kwirirwaho Pastor Birashira. Iyi ni yacu yawe nyiri kugezaho ibintu byinshi kandi byizewe. Wagira icyo ugeza ku banyarwanda ko nagukurikiranye? Ndabashuhuje bakunzi ba Birashira TV, ngira ni Uwiteka Imana abaho umugisha. Ndabizi neza ko mu nkunda cyane kandi mu nkunda kunkurikirana cyane, njya mbibona cyane. Njya mbibona abantu mu bihugu bitandukanye, muri za diaspora, mujye mudukurikirana, njya mbibona muri za Amerika n'ahandi muri Afrika. Beshi ndabizi, njya mbibona rwose, comment zanyu ndazibona. Rero ndabashuhuje, mugira amahoro y'Imana. Muraganira na Pastor Bimenyimana Joseph, ariko ku izina ry'igihangano cyangwa se rya channel yanjye ni Pastor Birashira TV. Rero niryo zina kenshi nakunze gukoresha nyina amafilime, mwagiye muyabona kenshi cyane, kandi tunabategura n'ayandi menshi. Rero nkuko mbakunda kandi namwe mukamunkunda, uyu munsi nifuje kongera kubagezaho umutumirwa natumiye, kugira ngo tuganire ku by'iminsi tugezemo, namwe mubasha kureba mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi bitoroshye. Ntabwo byoroshye cyane ko nabivuga. Rero nkuko nabibwiye kandi mukunda kudukurikirana cyane umunsi ku munsi, nejwe no kubagezaho umutumire nabazaniye. Ni umugabo sinzi, ariko nzi ko ari umugabo bya byose. Araza kubibwira, sindamuvuga amazina, ari bubibwire. Reka mwakire hanyuma abasuhuze, anabibwire. Mukozi w'Imana, ndagushuje. Ya urakoze cyane nshuti yanjye Bimenyimana. Nongereho ijambo ngo pastor, kuko biragaragara ko wambaye umwenda wa gishumba. Yego, ntago umuntu apfa kuwambara gusa, umuntu awambara kuko yawukoreye kandi yawuruhiye cyane. Ni abayisenga Samuel, ariko mbere na mbere mbanje kubasuhuza mwese aho muherereye, bakunzi ba Birashira TV ndetse n'aba Urihe TV mbereye umuyobozi, aricyo kinyamakuru cyanjye. Mbanje kubasuhuza amahoro n'imigisha biva ku Mana bibane namwe. Ninge rero Samuel, abayisenga, prophete, evangeliste, mu mvugo nyinshi cyane zitandukanye bitewe nuko umuntu anyita n'imirimo nkora mu nshingano nkora. Nishimiye rero kuba kuri kamera ya YouTube ya Birashira TV. Pastor nkunda cyane, twareramwe, twakuranye, wandeze nk'umwana ndetse no mu mwuka tukabana tugasengana. Nishimiye rero kwitabira ubutumire bwawe Pastor. Urakoze cyane, Imana igumugisha. Nishimiye kugusuhuza no kukubona. Ngo yaruka kera tubana, ariko nyuma uza kujya mu mujyi wa Kigali, ariko umenya ko amakuru ikomeje gukora umurimo w'ivuga butumwa. Biraneza cyane kandi mbona rwose amavuta kuriho pe. Amavuta kuriho ndabona rwose, ndimo ndakurangabana rwose, bimeze neza. Rero bakunzi ba Birashira TV, nuko nababwiye, yamaze kubibwira amazina. Nifuje ko abaganirira tukamenya amakuru ye. Ese ibi bihe abibona gute? Nzi ko ari umuhanuzi. Umuhanuzi njya mbibona ku kinyamakuru cyo, njya bikurikirana cyane, nkabibona akurikirana ibyo tugezaho cyane. Rero nifuje ko yatuganirira nk'umuvuga butumwa, prophete, hanyuma tukumva cyatutegura kugezaho muri minsi idasanzwe nk'iyi ngiyi. Urakoze cyane nshuti yanjye muvandimwe, ndetse namwe murakoze mwebwe muri kutwumva, bakunzi ba Birashira TV.
ndetse n'abakunzi banjye bo kuri Urihe TV. Twongeye gukomeza tubabwira ngo amahoro abane namwe. Nibyo duherukana kera, murabizi nakoze ubukwe, nza kwerekana ubukwe bwanjye, ariko urabyumva nyine nuko bimeze. Mu murimo w'Imana ndakomeje, ndakora, ndasenga, ndabwiriza, imirimo n'ibitangaza birakoreka. Igihe kimwe wo bita Yohana yarabaje ati ese mugende mu mbarize yohereje intumwa zijya kumubaza, zijya kubaza Yesu, ziramubaza ngo aratwohereje, atubwiye ngo mbese ni wowe cyangwa dutegereze undi. Arangije arababwira ngo ibitangaza birakoreka, impumyi zirahumuka, ipfa amatwi birumva, abakene barabwiga ubutumwa bwiza, ariko yongeraho ijambo ngo hahiguwe ibyanjye bitazagira ute, bitazagusha. Rero ndakomeje mu rugendo, nubwo intambara ziba nyinshi, ibibazo bikaba byinshi, ariko turakomeje mu rugendo, kandi abakizwa ni benshi barahari. Ubutumwa bwiza buragera ku isi yose, mu bihugu bitandukanye, ubutumwa buragerayo, kandi Imana iri mu mirimo, iri mu kazi nk'uko ubibona mushumba mwiza. Hari ijambo uvuze, dore ko n'ubundi nagutumiye nenzi ko utari bunazi, ariko nashimye Imana nyikubona, nsanga uracyasenga, numva ndishimye. Misa ngira ikibazo, dore ko nanakigize n'ubundi nibazaga Urihe TV ari we Samu ninzi, none kumukurikirana cyane, none nkaba mfite amakuru, ariko sinayitayeho cyane, kuko nzi neza ko habaho amagambo menshi ku bantu basabye abakozi b'Imana, bavuga butumwa, abashumba, ndabizi bajya batwita amazina menshi nko muri bihe bidasanzweho, ariko turacyakomeje umurimo w'ivuga butumwa. Hanyuma ndibaza, naje kwibaza, ukimara kuvuga ngo ufite umugore, ndabizi kuko ufite uburize kubona ubukwe bwawe, ndabuzi. None se bimeze bituvuze ku by'ubukwe bwawe, none bimeze bite? Wibwira abaguteza amatwi kuri Birashira TV, nakubye gukurikirana n'abantu benshi bashaka kumenya umuntu tuba kugana ninde koko, ni muntu ki, amateka ye ameze ate. Jewe ndakuzi umuhanuzi, umukozi mu kuvuga butumwa rwose, amavuta kuri, ariko sinzi uvuze umugore, ese uba arahari meze bite? Urakoze cyane. Umbajije ku kijyanye n'umugore, icyo gisubizo kugisubiza kiba kigoye cyane, ariko ntabwo twareka kuvuga ngo nuko hari amateka wenda atari meza yatubayeho. Nibyo koko ubukwe bwarabaye, bigenda neza, urugo rurubakwa, rurashingwa, ariko nyuma y'igihe umwanzi ntiyabikunze, yaje kurugera amashoka, birangira rushenye. Nuko byagenze, ariko turakomeje mu murimo. Bivuze ngo ubu ntabwo umudamu muri kumwe, mwaratandukanye, mwakoze divorce, byarangiye? Twakoze divorce, birababaza cyane. Ibi najyaga mbivuga amarira agashoka, ariko ubu maze gukomera, imyaka ibaye myinshi, maze gukomera. Igihe kimwe Pawulo yigeze gukora imirimo n'ibitangaza, agasengera abarwayi bagakira, ibirema bikagenda, impumyi zigahumuka. Arangije agiye gusenga, yihererana n'Imana, arayibaza ngo ese ko nyiza abandi ngasengera abandi, iki gishako kizambaho ryari? Imana irangije yamusubiza ngo ubuntu bwanjye bugize ute, buraguhagije. Rero nta mpamvu wakwitwaza ku Mana kuba urugo rwasenyuka, kuba rwaba ruriho, ntago byatuma udakora umurimo w'Imana, kuko umurimo urakomeje. Kandi hari ijambo ryavuze ngo hahiguwe ibyanjye bitazagusha. Ko numva simbabaye mu mutima wanjye bawe, ariko Imana ishobora byose. None se ubu tuvugana, umudamu wawe yaba yarashatse undi mugabo, cyangwa nawe araho we, ariko gatoya ubundi wowe nta wundi mugore urazana, ubu uri wenyine urategereje, bimeze bite? Cyangwa se madamu we yarashatse? Aho harimo ikibazo, abaduteza amatwi cyangwa abadukurikirana kuri screen bashaka kwibaza, bimeze bite? Ubu tuvugana na invitation ndabona ya madamu yuko yashatse. Na invitation ndabona ko yashatse. Wenda iyo mbaza amakuru y'umwana, numva amakuru ameze neza. Ibijyanye no gushaka rero, gushaka nemera no gushaka umuntu akoze ubukwe, naho ukundi gushaka kundi ntago nabimenya, kuko urumva ntago tuba hamwe. Ubwo rero mu magambo make ntago yashatse. We ari i Kigali, nawe ukaba mu ntara? Ari i Kigali, nanjye nkaba mu ntara. Ariko mpamya ko nubwo utatuye amazina y'umudamu, ariko mpamya ko nawe nadukurikiye ikiganiro akagikurikira, namusabira kuza mwuka yo ko yamugenderera,
akamukora ku mutima mukongera mugahura. Ese muhuye ntabwo byakongera gakunda ahari mukongera mukabana buriya mwuka w'Imana mugeze akamukomanga akongera akabahuza, mbese byashoboka ko mwakongera mugasona mukabana bigakunda, wabyemera? nagusubiza ngo ngewe ndi muntu ki wagwanya umugambi w'Imana. Urumva Imana yabikoze ikamusanga ikamusura ikabimwemeza, nanjye ikansura, nahera he mbyanga nk'umukozi w'Imana? Ni izihe mbuto nabanereye rubanda cyangwa se abandi bantu? No kuvuga ngo biramutse bibaye ntago nahakana kuko cyane ndumva uko nkuza ari kukiri ntabwo urahinduka rwose. Nahenze ko wabivuyemo ko igishaka wahuye nacyo. Nyaboneka banyamasengesho, bahanuzi, bashumba bagenzi banjye, ndabasaba inkunga y'amasengesho kuri umuvandimwe wacu Samu Urihe, abakuri iki kinyamakuru ciwe Urihe TV. Nyaboneka mwongera amasengesho, ni byiza kurumva ko afite igishako kitoroshye cyane. Buriya umuntu wamenya ko urugamba rukomeye warugezeho ushaka kugira ngo biroroshye. Nk'umukozi w'Imana Samu, ese iyo uri mubwiriza, ese iyo urimo usengera abantu ibitangaza gakoreka, ese nta muntu ugira ikibazo bakikubazeho ko nkubona cyangwa umukobwa akakubone ndabona ikiri muto cyane bwakwishimira avuga ati akubaze rwose ati numva ashaka gukundana nawe, ubyifatamo ute? ikibazo umbajije hari naranakibajwe ku Musaraba TV no kuri channel ya Ubugingo Bushya TV1, icyo gihe yari cyitwa Kimanuka Official. Ni ikibazo nabajwe cyane n'abanyamakuru batandukanye nyiri mu mujyi wa Kigali. Icyo kibazo rero ni ikibazo navuga ngo kigoye mu kuntu, ariko ndasubiza kuko narahamagawe, naratoranyijwe, kandi umwuka w'Imana uri muri jye, ugendera muri jye. Kuko si ubwa mbere nje kuri YouTube, si ubwa mbere ngiye ku macano, kuko maze kujya ku YouTube arenze 8, iyi ni ya 9. Rero urumva ko iki kibazo ndakibazwa cyane. Hari icyo wambwiye mbere nanone, urambwira ngo ese ko umugore ari i Kigali ngaba ndi mu cyaro. Nge ndi mu cyaro kubera ubuzima. Ubuzima bwabaye bubi, buragorana mu mujyi wa Kigali. Maze gutandukana n'umugore biba ngombwa ko ngaruka mu cyaro kugira ngo nakomeza kugira ute, urabyumva nawe. Niyo mpamvu rero ndi naha, niyo mpamvu ndi mu cyaro, niyo mpamvu umbonye, ariko mbonye nyikomeje mu rugendo, nkomeje gukora umurimo w'Imana, ninaha ndawukora. Mfite na groupe nyoboye yitwa Rama. Ni groupe yo gusenga yitwa Rama y'abanyamasengesho. Imirimo n'ibitangaza birakoreka kandi Imana iri mu kazi. Bakunzi ba Birashira TV, nk'uko mwabyumvishe, Prophet Sam murumva ko rwose agikomeje umurimo, nubwo afite igishako, ariko ndabasaba kumwongera inkunga y'amasengesho, tugafatika tukamusengera kugira ngo atazagwa mu bishuko. Kuko sinzi, urumva kuba umuntu watunze umugore afite igishako, kandi hanze ahangaha hari ibishuko byinshi. Mpamya ko rwose nk'uko navuze, uracyari muto ndi kukubona, n'abandi barakureba, ararusha kukubaza amazina akakwandikira. Ese uriya nadakunda nk'uko Imana atamugezeho ngo amukomanga umutima amwemeze ko mwasubirana, uri kumva uzagumaho gutyo cyangwa uzazana undi mugore? Kandi none Bibiliya iravuga ngo wa mugore we uzatandukana n'umugabo ari uko habayeho iki? Urupfu. N'umugabo nuko. Ese icyo gishakwe bizagenda bite? Urakoze cyane. Iki kibazo umbajije nakibajijwe no kuri YouTube ye wabita Kamariza, w'umusilamu, arakimbaza. Ndakibajijwe n'amacano menshi cyane, ariko kugisubiza bikagorana mu kuntu, kuko ntabwo kugeza iyi saha ngewe ndiyangaje cyangwa se ndafata umwanzuro wo kuvuga ngo nashaka. Ndacyafite umugore, nubwo tutabana ariko arahari. Kuba tutabana arahari, kandi umurimo w'Imana ndawukora. Imana y'ubwayo niyo ifite inzira yabinyuzamo. Nakubwiye ko numvira Imana kandi ngenda uko Imana ishaka. Ubwiramutse imbwiye gushaka ikanyemera gushaka, cyangwa se ikabimbwira, nta cyambuza kubikora. Ariko mu gihe itarabimbwira ngomba gutegereza uwanjye, nk'uko isezerano ribivuga, nk'uko uvuze iyo ndahiro ivuga ko tuzatandukana n'urupfu. Ntabwo rero ngiye guhindura icyo Bibiliya ivuga cyangwa icyo abemera Imana bemera. Urakoze. Imana iguhe umugisha.
ubwo icyo ni ikibazo abantu nigeze njya kuri channel yawe Urihe TV maze kuhagera mbona comment bagiye bashiraho nsanga babaza ati ko uyu Samu aracyavuga Imana ariko giye kuko nkuzi uvuga Imana n'ubu ndabona ari kukivuga rero uko ugihagaze muri iryo sezerano uko nibyo Imana igumugisha ko kibihagazemo neza ariko nk'ubu abantu baduteze amatwi cyangwa se bazadukurikirana ese na madamu wari gutatubwira izina ryiwe niba ahari ari ibanga ko watubwira amazina yiwe birashoboka ko bitewe n'impamvu runaka yatuma utavuga izina ry'umudamu wawe n'uburenganzira bwawe ariko nta mpamvu ihari yakubuza kuritubwira waritubwira nawe hari akazimenya ryajya ngo n'undi ahari. Urakoze cyane buriya ntago maze igihe gito ku ma YouTube ntago byemewe kuvuga amazina cyangwa se amashusho y'umuntu utaba ku mbuga nkoranyambaga. Iryo kosa utazarikora ukaba warihanirwa aramutse aje ku mihanda nk'uko tubyita ku mihanda nibwo umuntu yamuvuga ariko mu gihe atari ku mihanda ntago nemerewe kuvogera ubusugire bwe. Ikindi kintu gihari ku byo wambwiyeho bijyanye abantu benshi banzi ndi evangeliste ariko isaha bashobora kumva ngo kuki noneho mvuze ngo ndi profete nuko Imana inegeka kuvuga ko ndi umuhanuzi kuko birakoreka ibitangaza birakoreka abahamya barahari nge nabwiye Imana yibwira ngo niba ugiye gukomeza kunkoresha imirimo n'ibitangaza noneho nkoreshe bikoreka bigaragara ibitangaza birakoreka imirimo irakoreka ibintu bimeze neza abantu bampinze abantu bavuga ati si umuntu watandukanye n'umugore yatubwira iki yatugezaho iki iyo babonye imirimo n'ibitangaza Imana iri gukora baremera bakavuga ngo koko Imana yacyari kuko nge nasabye Imana ngo inkoreshe nkuko yakoreshaga Samuel. Urakoze. Imana igumugisha bakunzi ba Birashira TV mwabyumviye namwe umuhanuzi profete Samu hajya ni Samuel ni Samuel Samu bakunze kwita Samu TV ariko yarahindutse ni Urihe TV.